ndababaye mfite agahinda ati nabonye undi mugabo nawe wakoze amahano. Ubwo byagenze bite? Hari abatabibonye cyangwa se abatamenye uko byagenze? Ko mfite agahinda bagabo bene data, mwatewe n'iki? Ko nanjye hari igihe nicara nkakiyoberwa. Mwatewe n'uwuhe mwuka? Ko mbere atari uko mwari mumeze, mugishakana ko mutari mumeze mutyo. Umugabo yadukiriye umugore we nyuma y'iminsi mike cyane. Twumvishe Eric wishe umugore we. Undi mugabo i Nyanza yadukira umugore we, noneho babyaranye inshurizi. Umuntu yice mugenzi we, niki gituma adatana nawe? Abeho kwishinganisha. Aba bantu iyo baza kuba barishinganishije, kuko uyu mugabo ngo yakomeje abivuga, avuga ko n'ubundi azabica. Reka wumve, ubanze wumva aka kantu. Aguyemo imbere yahise atema inka. Amaze gutema inka barabyuka, bumva ikintu kikutimbagura hasi. Babyutse yahise atema uwo mudamu. Amaze kumutemagura, umwana w'umuhungu navuze ati papa utemye mama. Umwana nawe yahise amutema. Ese Isa ahuri ndakugaye nawe wumve wigaye. Kujya muri gereza ubuzima bwawe bwose, aba bana ubasigiye iki? Impamvu mbreminga aba pastors nuko nanjye ndi pasteri, nitubwiza abantu kuri. Abantu duhorana nabo. Abapasiteri benshi bafite ibintu ntajya nakunda byo guhoza abantu mu rusengero kuva ku wa mbere kugera kundi wa nyuma. Bene ari amasengesho niyo atuma abantu bapfa mu mitwe, ntibashake kumenya ibijya mbere mu isi. Ishinganisha hakiri kare muri rwa rwego rwo kugira ngo hakumirwe icyaha kitaraba. Nje nibwo buryo mbona bwiza bworoshye, kuko abantu baragenda babinyamaswa. Umuntu natangira kugutonganya, kugukubita, kugutuka kuko asanze urukweto hariya muri korodoro, akubwire kuri igicucu, akubwire kuri umunyamwanda, akubwire ko mutazashobokana kuko nta suku. Jya ushyiramo akantu ko gutekereza kabiri. Uvuga uti uyu muntu utangiye kumbwira gutya, ejo no kunkubita nicyo kizakurikiraho. Bivuga ndi umugabo kandi ndanababaye. Abagabo ntibanyurwa aho bava bakagera, nanjye ntikuyemo. Ngo Eliane yavuze iri jambo ngo ndetse ngo avuga ko aho gukora divorce yapfa. Atuzamutubarize se ibi ngibi byabaye n'uyu munsi aracyemeza yuko aho gukora divorce yapfa? Ku rwanjye ruhande, aho kugira ngo abantu bicane batandukana, divorce iremewe mu buryo buri official. Hanyuma umugabo wakica umugore we, wo mufata gute? Umugabo wakica umugore mufata nk'inyamaswa. Gasaro TV. Kunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho merere mu mpande zose z'isi. Turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora. Muri rusange turabakunda cyane kuko namwe mutwereka urukundo umunsi kundi. Uyu munsi twakiriye umutumirwa ni Pastor P, navugana umusangwa, ntago ari umushyitsi hano iwacu. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane, nanjye ndayishimiye. Umeze gute? Ndaho ndashima Imana yo mu ijuru, iracyatubereye maso. Urakomeye? Ndakomeye, meze neza. Ndabona rwose wambaye neza pe. Merci, reka nshimira ababigizemo uruhare, bagize abanyambika muri rusange. Ndabashimiye aho bari bubahwe. Ariko abapasiteri mwese mu by'abantu babambika? Ubundi niko biba bikwiriye kumera. Ahubwo se mwagiye mugura yanyu? Oya, turagura, ariko noneho uba ufite aho ugurira bakwambika. Okay. Nicyo twita kutwambika. Uba ufite aho ugurira ukagenda bakakwambika nyine, bakamenya ngo ibi ngibi birajyanye, ibi ngibi sava. Umukozi w'Imana urahacana umucyo. Ndabyemeye. Dutangire dusenga. Yego, urakoze cyane. Data ndagushimiye, ndaguhimbaje, izina rya nirihabwe icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Wagize neza kuturinda, uracyaturinze. Tugushimiye ineza n'urukundo rwawe ruhebuje uhora utwereka umunsi ku munsi. Izina rya nirihabwe icyubahiro. Muri iki kiganiro turagusabye ngo uduhe ubwenge kandi uduhe amagambo y'abigishijwe, niko ijambo ryawe ribivuga muri Yesaya 50:4, kugira ngo hagire umuntu uri buze gufashwa kandi hagire ukuramo ijambo rye rizamukomezanya mu rugendo rw'ubu buzima. Izina rya rihabwe icyubahiro, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Amen.
urakoze Yes. cyane. urakoze cyane nawe Imana iguhe umugisha. Yego. Ikintu gitangaje abantu batazi ni uko uyu munsi ngiye gukoreshwa ikiganiro n'agahinja. Ngiye gukoreshwa ikiganiro n'agahinja kavutse uyu munsi. Rwose ndashima Imana. Imana ishimwe cyane. Kandi mu by'ukuri reka mbwire abari batabizi ku Gasaro ko ni umuryango mugari ubereye mama. Ni benshi cyane. Ni benshi cyane. Reka mbabwire ngo uyu ni umunsi wa Sandrine wa Gasaro nk'uko mujya mubyumva, ariko si Gasaro groupe, ahubwo ni Gasaro nk'uko dukunze kumwita Gasaro, ariko mu mazina ye ya Sandrine. Uyu munsi yavutse. Aho muherereye hose tutaranatangira, ndagira ngo mbabwire ngo mumfashe dufatanye tumubwire ngo happy birthday, kuko uyu ni umunsi we. Sibyo rata. Urakoze cyane. Turaza kukuririmbira ndetse ndagira ngo mbwire abantu ko bahereho nyine undirimbire birumvikana, wakagombye kubabera urugero rwiza. Biravamo. Ahubwo turaza kukuririmbira twagusohokanye. Aho icyo rero bivuga, abakunzi bacu ku Gasaro, umuryango mugari wa Gasaro, muze kureba ziriya nimero. Twifatanye tugende tumusohokane, tumumeneho amazi, tumubwire ngo kurugejuru. Sibyo rata. Niko bimeze. Ngiye ndumva ariko bikwiriye. Buriya reka nkubwire, ibi bintu biba bigomba kubamo urukundo, biba bigomba kubamo ubumwe, biba bigomba no kubamo gushyigikirana, kuko maze kubibona ko ubuzima bw'iki gihe ni buto, ni bugufi. Rero iyo umuntu adashoboye kukuvutsa ubuzima, ajye yerekana ko ashoboye gushyigikira ubuzima. Impamvu mbivuze ni uko tumaze iminsi twumva ibintu hirya no hino abantu bavutsanya ubuzima, ibintu birenze ukwemera. Ariko utari buvutse ubuzima, mwereka ko mu buzima ahubwo umushyigikiye. Rero muryango mugari wa Gasaro, icyo gikorwa mukitegure, kuko uyu munsi wenda ntimwari mubizi, ariko ngenda bivuze kuko nabimenye kare. Nabimenye kare. Tugomba rero kureba uburyo Sando tumusohokana, tukamumenaho amazi, tukamugurira keke, tukamubwira ngo banza uruhukemo gatoya, utugezaho inkuru nziza kandi zirakuvuna kuzishaka. Sibyo ra? Baraza kumfatisha ra? Ntabwo byakoroha. Noneho rero kugira ngo ubundi abantu benshi kwisabukuru yabo ngo ntibashobora gukora. Hari umuntu wambwiye ngo nizere ko uyu munsi utari bukore. Ndamubwira nti kubera iki? Ati kwisabukuru yanjye nge sinakora, ariko buri cy'ingenzi ni ugushima Imana, ukayishimira umwaka wundi wongeye, kuko ni bake navuga bashobora kuvuga ngo Mana uyu munsi ndamahoro, sibyo ushimwe. Hari n'abandi baba baragiye benshi cyane baravuye mu buzima. Rero navuga biba ari umugisha kandi wagashimira Imana, ntacyo uburusha abandi. Ni ukuri. Numva ari cyo cy'ingenzi. Nicyo cy'ingenzi. Kandi abantu ntibakibagirwe ko uko umwaka wiyongera ku buzima bw'umuntu, niko inshingano ziba ziyongereye cyane. Rero ugiye kuvuga ngo wicare kuko wujuje umwaka, wicare urelaxing, waba ushyizemo akantu ko kwibeshya, reka bari ko mbivuga. Ariko ugomba kugira uburyo ushima mu Imana, ugategura umunsi wo gushima. Niba ushimanye n'inshuti, niba ushimanye n'abavandimwe, niba wishimye mu mutima wawe, ukaba ufite uburyo ubyereka mu Imana. Ariko ntibyahagarika imirimo ya buri munsi, kuko ubuzima ni ubwa buri munsi. Iyo usibyemo umunsi umwe uba uhombye ikintu gikomeye. Ariko noneho kugira ngo nze kugufatisha n'abakunzi bawe bose, ntago uri buncike. Aho ujya hose kugira ngo abakunzi bawe bakubone. Umva turagendana uyu munsi, ibindi nanjye ndabihagarika. Abakristo bagombaga kumbona uyu munsi ndi ku ruhinja rwavutse. Abagombaga kumbona mwihangane, cyakoze ahubwo muzi dufatanye icyo kirori cyo kwishimira isabukuru ya Sandrine. Urakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Amena. Wari umeze neza ariko ahandi mu buzima busanzwe? Ahandi ndaho ndashima Imana. Nibyo twavuze, iyo umuntu abonye bukeye bukongera bukira,
amashimwe aba ari menshi cyane. ibyo uba utarabona ntibivuga ko bikubuza gushima Imana. Ugenda ubitegereza ariko kuko uri muzima. Iyo udafite bwa buzima rero n'ibyiringiro by'ibindi ntabyo uba ufite. So rero muri make ntacyo nshinja Imana, ndayishima cyane. Amen. Hanyuma hari akantu uhereyeho ngo maze iminsi mbona abantu bica abandi, ndetse muri iyi minsi biteye ubwoba. Noneho abamama bari kuvuga ati noneho turagowe, ati umugabo nazajya arakara nzajya mpunga. Ubundi muri iyi minsi abagabo bamwe barwaye iki? Ntawe dore kuri umugabo ngize amahirwe ejo hari uwanditse commenting ariko mwitumira ngo abadamu gusa, ngo mutumire n'abagabo baze bagira icyo batubwira kuri ibi bintu twumve nabo view yabo. Reka mbanze nihanganishe imiryango yahuye na biriya bizazane. Umuryango wa Suzanne reka mbihanganishe. Hari n'andi makuru numvishe wenda turi buze kuyavugaho muri za Nyanza aho ngaho. Umuryango wagize ibyo bizazane, umugabo agatema umugore, agatema abana, agatema amatungo. Reka mbanze mbihanganishe, mbabwire ngo abasigaye nimukomere kandi mukomerere mu mwami, niho honyine dushobora gutsindira ibi byose. Yego. Mbere na mbere rero ndagira ngo mbanze mbwira abantu ko kuva mu itangiriro ry'isi kugeza mu iherezo ryayo, kuva mu itangiriro rya Bibiliya kugera mu byahishuwe, umuntu ni mugari. Yego. Icyo cyo abantu bacyumve neza, umuntu ni mugari, umuntu ni ikindi. Hari umuhanzi wigeze aririmba aravuga ngo umuntu si inyama n'amaraso, ngo ahubwo ni ikimwihishemo. Izi mpfu rero zimaze kugenda zigaragara ko ziva kuri 0 zikagenda zisatira 0 n'ibice, ahenshi ziragaragara ko zikorwa n'abagabo. Kandi ni nako kuri, nubwo mu bihe byashize hari naho twagiye twumva hagiye habaho amakimbirane bitewe n'abagore, agasanga umugore nawe yishe umugabo, twagiye tubyumva cyane, ariko majority biri gukorwa n'abagabo cyane. Ndagira ngo mbwira abantu ko wari umwuka wa rebellion, ni umwuka wo kwigomeka. Ni umwuka wo kwigomeka watatse abantu muri rusange, ariko cyane cyane ku bagabo. Duhereye no mu bihe bya Kayini, uyu mwuka wabayeho. Gahini yadukira mwene se Abeli, aramufata aramwica, nta kintu kiraho kigaragara, bapfuye. So bwa mbere rero ndakeka ko uyu mwuka uzanwa n'ishyari mu bagabo. Aba bagabo baragira ishyari, bagafuhira abagore babo, bigatuma bateshuka, bakarengera ingingo cyangwa bakarenga aho bakagarukiye, bigatuma batotera no kwica abo bashakanye. Ngira ngo ubushize mu kiganiro twigeze dukorana narakubwiye ngo habaho igicumuro, hakabaho n'icyaha. Uyu munsi rero nibwo ngiye kukwereka noneho icyaha neza dushingiye kuri ibi bihari. Icyaha kiba mu muntu, kibanza kuba mu muntu, cyarangiza kigakura. Iyo gikuze kiravuka, iyo kivutse kibyara urupfu. Donc ni ukuvuga ngo uyu muntu wica umugore we cyangwa wica umugabo we, ntago amwica kuri wa munsi aba yafashe wa muhoro ngo amuteme. Uriya munsi abashyize mu bikorwa, ariko amwica ku munsi atangira kumubonamo ikibazo imbere ye. Umunsi atangira kumureba, agatangira kwibaza ko afite abandi bagabo, afite ubundi buryo yinjizamo amafaranga atamenya, niwo munsi aba yishemo wa muntu babana. Noneho iki cyaha ukuntu gikora, iyo atangiye kuvuga ati uyu mudamu birashoboka ko anca inyuma, ikizamunshoboza nuko nzamwikuraho nindangiza negukane n'ibindi bintu twari dutunze. Ubwo haba hajemo ibintu bibiri. Muri make abenshi bapfa imitungo.
abenshi baba iyo ageze kuri point yo kwica uwo bashakanye haba hajemo akantu k'imitungo kugira ngo amwikureho agende niba barasezeranye mu mategeko agende batagabanye ya 50-50 donc no kuvuga ngo nagira Imana akamwica bikaburiramo ubutunzi bwose buraba busigaranye wa mugabo. Urimo urabyumva? So bigatuma acura umugambi mubisha, ariko uyu mugambi mubisha nawe ntumusiga cyane, ntumusiga ngo asigara ari amahoro. Burya hareka nkubwira ikintu gikomeye, niba hari ikintu kibaho gikomeye ni igihango cy'umuntu mwaryamanye, noneho bikarenga kuba mwararyamanye mukabyarana, kiraba ari igihango gikomeye. Nubwo wakica umuntu bikagenda ntibimenyekane, ugahishira ayo makuru bikagendera kimwe rwose bikaburirayo, ariko wowe mu mutima wawe ntabwo ushobora gusigaza amahoro. Igihe cyose uzahora uri giride, uzahora wumva hari ikidodo, uzahora wumva hari ikigucira urubanza, nubwo imitima iba yaramaze kuba kahebwe, ariko cya kintu ntikibura kugaruka muri wowe. So rero iki cyaha kiragenda kikagenda gikura, noneho umuntu agatangira kugenda runono kuri mugenzi we, amurya isataburenge, ahera muri telefone, areba yavuganye nani, areba message, buhoro, noneho ukabona uwatangiye yita undi sheri sweetheart, murabiza amazina mwitana, mwubahwe kuri ayo mazina, agatangira kuva ku izina, agatangira kukwita izina ry'ababyeyi atigeza kwita. Aho wa mugore we, wa mugabo we, nubona bimeze gutyo, ushaka ujye utangira wiyambaze inzego hakiri kare, ukumira icyaha kitaraba, kuko nta handi yototera umuntu watangiye kwita sweetheart bikarangiza atangiye kukwita Margaret n'urugero, bigatangira akwita Margaret, akava kuri Margaret akaguhamagara na yankurije rya rindi ry'umuryango. Ujye umenya ngo uyu muntu arimo aragushakaho impamvu ishobora gutuma ibintu biba bibi. Cya cyaha rero cyatangiye gukura, niba ari kugushakaho impamvu gasa, azatangira gutegura umupango wiwe bucece, ategure avuga ati okay, ubwo asigaye agenda agataha 3:00, buriya 3:00 aba ari kumwe na wa muntu numvishe ntagiye kuvuga, yarangiza akavuga ati okay, 3:00 buriya uwamutega 4:00 yazamubona, agatangira kukurya isataburenge nyirubwite, akakurya isataburenge, kuko umwuka wamaze kumwambara, wa mwuka wa gahini nahereyeho mvuga wo kwica wamaze kumugeramo, agatangira gukurikira buhoro kuzageza umunsi azakubikira na wa muhoro akagufata akagutema. Icyo cyaha kiba cyageze ku rwego rwo kubyara urupfu. Urahita utuma nkubaza iki kibazo, hanyuma ko twumvishe ko hari abagore babwirwa ngo nzakwica, ariko uwo mugore akaba yaguma muri urwo rugo, ndetse akabibwirwa wenda n'umugabo. Uyu munsi nshimiye ko none ndi kuganira n'umugabo. Yego, kiri icyo tubwira muri icyo kintu. Buriya iyo urukundo rutangiye kugenda rukonja, abazungu nicyo baturusha by the way, iyo umuntu akubwiye ngo I hate you, abyumva kabiri ndakwanga, abyumva kabiri agatangira no kubitekerezaho. Rero hari ibintu ndi buze kuvugaho wenda nka bibiri. Icyambere ndavuga ku bijyanye n'imiryango, rya jambo rikunda gukoreshwa ngo niko zubakwa. Nze kongera kugaruka ku matorero n'amadini kugira ngo nsobanure neza iyo ngingo. Niba umuntu akubwiye ngo nzakwica cyangwa agatangira kugukubita, wenda ataranakubwira ngo nzakwica, kuko ntashobora guhera ku munsi wa mbere akubwira ngo nzakwica, ahubwo abanza kukwereka urwango. Mwahuye muri bakuru, uri umukobwa ugejeje imyaka leta yemera ko ukuze, wa musore we uhuye n'umukobwa nawe urakuze, noneho agatangira kujya agutonganya agukubita. Gira amakenga mbere yuko akubwira ngo nzakwica.
gira amakenga. Nubwo ari ko batubwiye ngo niko zubakwa, ariko iz'iki gihe zarahindutse, ntabwo ari ko zubakwa. Reka nshimire n'ubuyobozi bwashyizeho RIB. Muri bimwe RIB ishinzwe harimo gukumira ibyaha bitaraba. Urabyumva neza? Icyo ni kimwe cya mbere RIB ishinzwe, gukumira icyaha kitaraba. Now uyu muntu utangiye agutonganya agashyiramo no kugukubita, njyewe nakugira inama wa mudamu we, banza ntujye kumurega, simvuze ngo jya kumurega, ahubwo jya kwishinganisha hakiri kare muri rwa rwego rwo kugira ngo hakumirwe icyaha kitaraba. Nje nibwo buryo mbona bwiza bworoshye, kuko abantu baragenda baba inyamaswa. Umuntu natangira kugutonganya, kugukubita, kugutuka kuko asanze urukweto hariya muri korodoro, akubwire kuri igicucu, akubwire kuri umunyamwanda, akubwire ko mutazashobokana kuko nta suku, jya ushyiramo akantu ko gutekereza kabiri. Uvuga uti uyu muntu utangiye kumbwira gutya, ejo no kunkubita nicyo kizakurikiraho. Navuye iwacu batarigeze bankubita, singiye gukubitwa n'umugabo nkuze. Ugende wishinganishe, ntumurege, ishinganishe. Urabyumva neza? Kuko iyo dayimoni yateye mu bantu akamura urukundo, nta muntu uba ukunda umuntu ngo amukubite gasa. Nta muntu waba ukunda patana wiwe cyangwa umusheri we cyangwa umugore we, mama runaka, ngo amwadukira mukubite. Bibiri ivuga ko iyo tumaze gushakana buri umwe wese aba ari urugingo rwa mugenzi we, ngo kandi urugingo ntirushobora kwibabaza urwabwo. Ubu ntago nshobora kwifata ndi muzima, ndi normali, ngo mfate icyuma nikata urutoki. Niyo ngiye muri saro gucisha inzara, cyangwa ngiye ubwanjye ndimo kuzicira, iyo nikomerekeje ndababara cyane. So umugore cyangwa umugabo rero ni urugingo rwa mugenzi wawe. Ndabyemera. Ntabwo ushobora kuba ugifite urukundo muri wowe na bwaba umuntu no kubabara ngo wumve ko ushobora kwadukira mugenzi wawe umubwira nabi. Icyo nicyo mpereyeho, tutaragera kuri point yo kwicana. Ntushobora kubikora, ahubwo umuntu nubona akubwiye nabi, jya utangira kumenya ko urukundo rwatangiye ruri mu 100 rutangiye kujya hasi, ruzasoza ruri muri minus. Iyo rugeze muri minus rero niho havuka kwicana. Hanyuma pasiteri nabonye benshi babagarukaho ati mukomeza mwigisha nta gutandukana, ni mugomba kuba mwajya ukubiri. Mbese ngo ihangane. Hari uwatanze ejo n'urugero muri komenti nabibonye, ngo Eliane yavuze iri jambo, ngo ndetse ngo avuga ko aho gukora divorce yapfa. Atuzamutubarize se ibi ngibi byabaye n'uyu munsi aracyemeza yuko aho gukora divorce yapfa? Ubwo nanjye mfite uwo mukoro, tugahita twibaza abapasiteri wa mugani, divorce kuki muyifata nk'ikizira kandi hari igihe ibigomba ko kwa mugani nk'igihe umuntu agiye kukwica? Gira icyo basubiza kuri abo bantu. Reka mbasubize ndetse ntanaciye kure, ndibuze kwifashisha n'ijambo ry'Imana. Ngewe ku rwanjye ruhande, aho kugira ngo abantu bicane batandukana, divorce iremewe mu buryo buri official, haba mu mategeko. Urabona iyo ugiye gusezerana, urabizi ko twebwe ntidushobora gusezeranya umuntu utarasezeranye imbere y'amategeko. Icyo bisobanuye ni iki rero? Ibi bintu byombi mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'amategeko birungirizanya, kimwe cyungiriza ikindi. Noneho mu mategeko barasezerana bakavuga ngo njyewe runaka nemeye ko runaka ambera umugabo cyangwa umugore, ngo kandi tukazabana uko twabyiyemeje ndetse dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya. Iyo uko babyiyemeje rero kunaniranywe, bikaba byanze neza burundu ko batagishoboye kubana uko babyiyemeje, byanze bikunze hazamo amakimbirane aganisha ku rupfu, kuko uko babyiyemeje biranze. Ni nayo mpamvu amategeko yabasezeranyije ya yandi ya Repubulika bavuze ngo uko abiteganya, ateganya ko iyo abantu bananiranye bagomba gutandukana. Icyo ni ikintu kiri kerere imbere y'amategeko. No mu itorero
amategeko y'Imana ateganya ko abantu batandukana. Amategeko rwose arabyemeza. Unyemerere mbanze some iri jambo hano mu Bakorinto urwandiko Pawulo yandikiye ab'Ikorinto, urwandiko rwa mbere igice turasoma cya 7. Reka nkwereke umurongo tugiye guheraho ntituze kuvuga ibintu byinshi. Abakorinto ba mbere igice cyaho Abakorinto ba mbere ibice 7. Umurongo, reka duhere kuri uyu murongo. uracyawushaka? Reka duhere ku murongo wa 23 turi buze gusimbuka tujye no ku murongo wa 27. Abakorinto urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye ab'Ikorinto ibice 7, hanyuma turahera ku murongo wa 23. Haranditse ngo mwacungujwe igiciro, nuko rero ntimukabe imbata z'abantu. Mwacungujwe igiciro, ntimukabe imbata z'abantu. Dukomeze ku murongo wa 27. Haranditse ngo mbese wahambiriwe ku mugore ntushake guhamburwa? Wahambuwe ku mugore nuko ntushake undi? Icyakora warongora nta cyaha waba ukoze, nta cyaha waba ukoze. N'umwari yashingirwa nta cyaha yaba akoze. Ariko abameze batyo bazagira imibabaro mu mibiri, ku bwanjye nakunda kuyibakiza. Sibyo? Reka nongere nsubireho inyuma gatoya kuri uyu murongo wundi wa 15. Haravuga ngo icyakora wa wundi utizera niba ashaka gutana atane, mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntaba agihambiriwe iyo bimeze bityo, kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Niba ushaka gutana utane, kuko iyo bimeze gutyo ntabwo uba ugihambiriwe na rya tegeko. Ntabwo turi imbata z'amategeko, nta nubwo turi imbata z'abantu runaka ngo ube imbata y'umugabo wawe azarinda ubwo akwica urupfu n'agashinyaguro. Aya ni amategeko abyemeza mu buryo bw'ubumana ko Imana yaduhamagariye kuba amahoro. Iyo nta mahoro ahari muri urwo rugo, rya juru naryo ntirihari. Hanyuma umugabo wakica umugore we, wowe mufata gute? Umugabo wakica umugore mufata nk'inyamaswa. Ariko nanone uretse gatoya mbanze soze kuri aka kantu ku by'imyigishirize y'amadini. Ejo bundi nahoze nganira n'umupasiteri n'umwapotere umwe muri Kenya. Yarambwiye ngo umudamu yaje mu rusengero, abwira pasiteri, akajya ahora amubwira ngo umugabo wanjye arantoteza, arankubita, amereye nabi. Noneho pasiteri akamubwira ngo ihangane, reka dusenge Imana izamuhindura. Bagasenga, yataha agakubitwa dabo. Yego. Akagaruka akabwira pasiteri ati pasita nukuri bankubise noneho bimeze nabi. Noneho agasubira mu rugo, pasiteri akamubwira ati ihangane, genda, azahinduka, Imana izamuhindura, ariko wisenya, wisiga abana, wisiga urugo. Undi akagenda akamubwira ati nyamara nta cyaha nakoze, n'ibiki. Nuko ngo igihe kiza kugera, wa mugabo arerura, yakubitaga umugore kugira ngo umugore agende. Umugore arizirika, arihambira, yanga kugenda. Yego. Igihe kiragera aramubwira ngo noneho ubwo nsigaye ngukubita ukajya gusenga, nzakwica ndebe ko Imana izakunkiza. Araza abibwira pasiteri ati noneho umugabo yavuze ko azanyica. Pasita aho kugira ngo anamugire inama, mubwire ati noneho ukiva hano cyangwa jya mu modoka nkugeze ku buyobozi, wishinganishe cyangwa uvuga ikibazo cyawe, kuko turasenze turabona umugabo atava ku izima.
aramubwira ngo hoya ntago yakwica ni ukugutera ubwoba. Ariko umuntu waguteye ubwoba gukubita kukwica niho atakwica. So igihe kiragera Sandrine, wa mugabo koko afata umuhoro atemagura umugore we. Kubw'amahirwe cyakoze ntiyapfuye ngo ashiremo umwuka. Arangije wa mugore arirukanka ajya kuri polisi, agenda yuzuye ibisebe, umugabo yamutemaguye umubiri wose. Agezeyo mu gukora statement baramubaza ngo ninde waruzi iyi kese yanyu? Arababwira ngo ni pasiteri. Uzi ikintu cyabaye? Wa mugabo baramufunze bamukatira burundu. Pasiteri nk'ubufatanyacyaha baramufunze bamukatira burundu. Itorero bararifunze. Naha hirya muri Kenya utagira ngo ni kure. Itorero ryarafunzwe. Ryazize iki? Uwo mugore yazize iki? Yazize ubujiji n'imyigishirize abapasiteri muze kumbabarira idahwitse, twiziritse ku nyuguti kandi inyuguti ziricisha. Ibyo abantu babimenye ko inyuguti zicisha. Niba mubishaka ndabaha ibyanditswe bivuga ukuntu amategeko n'inyuguti byicisha. Umuntu rero wica umugore we aba yageze ku rwego rw'ubunyamaswa, nta bumuntu aba agifite muri we. Icyo akoze ashoborwa n'amategeko. Hari icyo twita ukuboko kw'icyuma. Buriya leta iba ifite ubudahangarwa ku muntu uwo ari we wese. Ibifite ububasha, ibifite ubushobozi ku muntu wakigira karaha kajyahe. Hari ukuboko kw'icyuma kwa leta kuba kugomba kumucogoza. Waba ugiye muri gereza ukabayo, icyo gihe leta iba ifite uburyo igucogozamo ikagukura no muri sosiyete. So rero ibyo rwose abantu babimenye, ibintu by'imyumvire ngo niko zubakwa. Abapasiteri ngo nta divorce iremewe. Umuntu aba agize amahirwe cyangwa aba yemerewe 100% dukurikije iki byanditswe bibivuzeho. Twahamagariwe kuba amahoro. Y'amahoro adahari, wa mugore we nubwo wakicisha bugufi, nubwo waganduka, uyu mugabo urukundo ruba rwamushizemo. Ibyiza kugira ngo abantu bicane nuko batandukana gusa. Paulo akomeza avuga ngo nakunda kubakiza bene izo ntonganya nayo maganya yo kugira ngo abantu batandukane. Ariko iyo umuntu yongeye gushaka, nyuma yaho habamo amakuba n'imibabaro. Mu yandi magambo, y'urugo rwa mbere rwanze, urwa kabiri ntago rwizera 100% kuko si rwo ruzashoboka. Ariko rushobora kuguha amahoro, ugahura n'amakuba n'amaganya yo kuba uvanze abana, yo kuba ugiye mu imiryango wari warashatsemo ikakwanga, bagatangira kukuroga, bagatangira kumva ko wabaye mubi, bagatangira kumva ko ufungishije wenda umwana wabo. Ibyo ni nabyo bituma abantu bapfira mu ngo, byo kumva ngo abantu barambona bate, byo kumva ngo bazamvuga nabi. Ariko aho kugira ngo bakuvuge nabi, uri mu gitaka bakuvuze nabi, ubuzima bukomeje. Cyane ko uba ubizi neza ko ku mutima wawe nta ruhare wabigizemo cyangwa wakoze ibishoboka byose nk'umugore w'umutima mu rugo. Ariko abagabo ntitunyurwa. Ndabivuga ndi umugabo kandi ndanababaye. Abagabo ntibanyurwa aho bava bakagera, nanjye ntikuyemo. Uretse gusa ubuntu bw'Imana budufata bukadukomeza, umuntu agatuza. Nabyita gutuza ariko simbyise kunyurwa. Ko abagenzi bawe bashobora kuza kugutera amabuye? Nibashake bantera amabuye, ukuri baraba bakuzi. Majority abagabo ntibanyurwa. Simvuze ko wenda ari 100%, ariko 80% abagabo ntibanyurwa. Ndakuramo iyo 20 yonyine kwijana, ariko 80% abagabo ntibanyurwa. Urabyumva neza? Niba rero umuntu atanyuzwe, icyo yakora cyose ujye umenya ko yagikora. Yakweretse ko atanyuzwe, mu by'ukuri ntukizirike ku nyuguti. Inyuguti ziricisha. Ibi mu nyemberere mbivuge, inyuguti mvuga ijambo ry'Imana akenshi abantu barisoma nk'inyuguti.
urabyumva Sandrine, abantu basoma inyuguti, agasoma ko avuga ngo ntugatandukane, ibyo akumva ko bihagije, ariko aho kugira ngo wicwe, aho kugira ngo umuntu akugirire nabi, tandukana. Nyumvira iri jambo icyo rivuga, unyumvire iri jambo. Ridusomera ubundi nkubaza ibibazo byanjye. Ubimbaze rwose, reka mbanze mpe abantu kukuri. Turasoma, reka turisome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 7 n'umurongo wa 6. Romans chapter 7 verse 6. Romans 7 then verse 6. Haranditse ngo ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko, kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Urabyumva? Reka nsubiremo uyu murongo, abantu bambabarire bawumve neza. Ariko noneho ntitugitwarwa n'amategeko, icyo ni icyambere, kuko twapfuye ku mategeko yari atuboshye. Aha niho itegeko ribohera umuntu akumva ko gukora divorce ari igikuba cyacitse, kugeza ubwo yemera gupfa. Urarinda upfira muri urwo rugo, uwapfiriye abantu n'umwe ni Kristo wenyine, kandi nawe ntibamushimye, yarinze apfa no ku musaraba, baramushinyagurira, bamutera icumu, bakajya bamubwira ngo niba uri umwana w'Imana ikure kuri uwo musaraba. So wowe urinde wakemera gupfira mu rugo, ubona umuntu agutoteza nakubwira ko azakwica, ukavuga ngo abantu batamvuga nabi. Uwanze kuvugwa nabi yaheze mu nda ya nyina. So nicyo gituma turi imbata mu bubata bushya bw'umwuka, butari bwa bundi bwa kera bw'inyuguti. Iyo usoreje hano mu Bakorinto ba 2, Sandrine wihangana ya magambo nyavuge, abantu basobanukirwe. Wenda hari Imana izadufasha, abantu bareke kwicana bazize ubutamenya. Abakorinto ba 2 ibice 3, hanyuma turasoma umurongo waho wa 6. Abakorinto ba 2 ibice 3, naho turasoma umurongo waho wa 6. Handitse ngo iki? Haranditse ngo niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya, batari ab'inyuguti, ahubwo ni ab'umwuka, kuko inyuguti yicisha, naho umwuka uhesha ubugingo. Wabyumvise? Amategeko amwe namwe dushingiraho bavuga ngo divorce ntikabe, na amategeko y'inyuguti. Nawe ubwawe bakubwira ngo ngaho yasohoze bikakunanira. Ariko turashima Imana kubw'umwuka, ntabwo twemera kuba imbata z'inyuguti, ahubwo turi imbata z'umwuka, ngo kuko umwuka uzana ubugingo. Niba rero umwuka uzana ubugingo, waguhesha no kubaho hano mu buzima bw'iyi si, utiziritse ku nyuguti ngo zirinde zigeraho zikwicisha. Imana iguha umugisha. Ngaho mbaza bya bibazo. Mukanya nabwo ari kumbwira ati ndababaye, mfite agahinda, ati nabonye undi mugabo nawe wakoze amahano. Ubwo byagenze bite? Hari abatabibonye cyangwa se abatamenye uko byagenze? Mpamvu navuze ngo munyemerere mvuga aya magambo. Abantu wenda baraza kuvuga bati yavuze menshi, yabwirije, nabyo ntacyo bitwaye kuko biri bubafashe. Ariko mfite agahinda bagabo bene data, mwatewe n'iki? Ko nanjye hari igihe nicara nkakiyoberwa. Mwatewe n'uwuhe mwuka? Ko mbere atari uko mwari mumeze, mugishakana ko mutari mumeze mutyo. Nahoze ndeba mu makuru, nsanga muri Kigoma hirya ahangaha i Nyanza, umugabo yadukiriye umugore we. Nyuma y'iminsi mike cyane twumvishe Eric wishe umugore we. Undi mugabo i Nyanza yadukira umugore we, noneho babyaranye inshurizi abana 5. Babyaranye abana 5. Noneho Eric we gira ngo mu byavuzwe
byavuzwe ko bahereye ku gupfa umwana uriya mugore yaba yarabyaye hanze ariko mu makuru bivugwa ko aba bana 5 bose barabuye umugore n'uyu mugabo. Reka nkumvishe ibi bintu birababaje bene data, birababaje, biteye agahinda. Nabyumvishe Sandrine ndarira, nabyumvishe ndababara, ndavuga ngo aho kugira ngo umuntu yice mugenzi we, niki gituma adatana nawe? Niki gituma adatana? Yari yarabataye mu byo nabonye, ntago bari bakibana. Yari yarabataye ariko mu buryo bw'amategeko ntago bigeze batana. So hahandi nakubwiye ngo niba umuntu aje kwa pasiteri akamugira inama, mwegere n'amategeko mumenye icyo abivugaho, habeho kwishinganisha. Aba bantu iyo baza kuba barishinganishije, kuko uyu mugabo ngo yakomeje abivuga avuga ko n'ubundi azabica. Reka wumve, ubanze wumva aka kantu. Yego. N'uwo mugabo we wabateye muri iki gitondo ku mugoroba saa 3 arabararira, ageraho mu rukerera ati abonye ko batinze kubyuka, asimbuka urugo agwamo imbere. Aguyemo imbere yahise atema inka. Amaze gutema inka barabyuka bumva ikintu kikutimbagura hasi. Babyutse yahise atema uwo mudamu. Amaze kumutemagura umwana w'umuhungu navuze ati papa utemye mama. Umwana nawe yahise amutema. tugeze hariya ducakirana n'uwo mugabo afite umuhoro, nanjye aratema nunama gutya, umuhungu wanjye nanjye atema mu mugongo, genda urebe hano ukuntu yahagize, ari jye wazi ko ateme. Noneho ubwo nirukanka mvuza induru, ubwo umwasiba baraje, umuhungu duturanye hano baraje, ngo bigenze gute, niyisamaza abantu, nanjye yaranyishe, yarantemye. Ubwo yise arikanka, afite inzora ku muhanda, arangije umuhoro wajojoga amaraso ahita awurambika hasi. Amaze kurambika hasi amanuka y'akabande, bamufatira ikayanza. Uyu mugabo w'imyaka 50. So ni ibintu byinshi. 50 ibaze. Umugabo w'imyaka 50 ni guta afata umugore we bashakanye akamutemagura. Urabyumva? Yego. Akamufata akamutemagura. So bari bamaze imyaka igera kuri 4 batabana, ariko mu buryo bw'amategeko za nyuguti zari zikibaboshye. Bari bakiri umugore n'umugabo. Habayeho mu bigaragara, uyu mugabo biragaragara ko yari afite umururumba w'ubutunzi. Yashakaga ngo abice bose abamare. Urumva yaje ahera ku nka kugira ngo babyuke. Bari batinze kubyuka, yaje arabubikira avuga ati uzinduka uwo ari we wese ndabanza muteme. Abona batinze kubyuka, noneho aravuga ati ubwo bananiwe kubyuka reka nteme inka, nitaka barabyuka. Afata inka arayitema. Oh my goodness. Afata inka ayikubita umuhoro, inka irataka, ayikubita uwa kabiri, inka yikubita hasi. Abantu bati ibyo ni ibiki bibaye? Umudamu of course niwe mukuru mu nzu, abarabyutse. Abyutse ati n'ubundi niwe nashakaga. Abaramufashe aratemagura. Nahoze ndeba iriya video numva gahinda karanyishe. Ibi bibaye hadaciyeho n'iminsi 2. Hirya hangaha Kimisagara Eric yishe umugore we. Uyu Isa nawe yongeramo. Biteye ubwoba. N'ibintu biteye ubwoba mwaba pasiteri mwe, aho kugira ngo mujye mwirirwa muvuga ngo divorce ngo ibiki n'ibiki, nimugira abantu inama y'ukuri. Abantu baricanye, izo n'impfu zigaragara. Noneho tekereza aba batocaringwa, tekereza abafite ibikomere mu mitima badashobora gusohora. Umuntu hari umudamu nzi wishwe na kanseri. Ariko iyi kanseri yaturutse ku umugabo yamuhozaga ku nkeke, ahora mutocaringa. Umugore arihangana, umugabo agafata umugore yasambanye, umugabo agasanga umugore bakamufunga akajya gufunguza, umugabo wanjye aveyo. Bigeraho adivelopinga kansa, agiye kumureba, agiye kwa muganga, basanga iriya kanseri ni kanseri yazanywe n'agahinda. Nyuma y'imyaka 2 n'igice umudamu barapfuye. So dufite abantu bafite bene ibyo bikomere benshi,
ariko akenshi impamvu mbreminga abapasitazi ni uko nanjye ndi pasiteri, nitubwiza abantu kuri. Abantu duhorana nabo, abapasiteri benshi bafite ibintu ntajya nakunda byo guhoza abantu mu rusengero kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa nyuma. Bene ari amasengesho niyo atuma abantu bapfa mu mitwe, ntibashake kumenya ibijya mbere mu isi. Kera leta yigeze ishyiraho gahunda yo kuvuga ngo abantu bajye basenga nyuma ya saa sita cyangwa nimugoroba. Bakuraho gahunda yo kuvuga ngo abantu birirwe mu rusengero. Ariko baririrwayo mubabwira iki? Ni ikibazo gikomeye. Baririrwayo mubateza ibibazo. Bamwe abagabo baba bafite impungenge ko abagore babo birirwa mu rusengero baryamana n'abapasiteri, bigateza n'uwo mutima mubi. Wasanga n'uwo baba bakeka ari uwo mupasiteri, mugabo agatangira gukeka umugore we ko amuca inyuma. Mugire ubwenge, haba ari abapasiteri n'abo tuyoboye nibagire ubwenge. Urabyumva? Isa abafashe umudamu aramutemye, umwana we w'umuhungu agiye kuvuga ati nawe nkagutema. Imagine icyo gikomere. Ese Isa ahuri ndakugaye nawe wumve wigaye. Kujya muri gereza ubuzima bwawe bwose, aba bana ubasigiye iki? None se mama wabo kubw'amahirwe wenda numvaga bavuga ko uwo mwana ari kwitabwaho n'abaganga, wenda kubw'amahirwe ntari bupfe. Ariko se ko wamuciye amaboko, ingingo zose ko waziciye, uyu umugaye umusigiye aba bana ngo abamaze iki? None se abana bawe barabaho bate? Biteye akababaro. Rimwe nari Uganda, hari ibintu umuntu avuga bikanamurenga. Sandrine, biteye ubwoba. Nari Uganda, umupasiteri umwe aduha Pastor Bugembe, twari dufite meeting y'abapasitazi, aduha story. Aratubwira ngo yigeze ajya gusura imfungwa muri gereza ahantu hitwa Ruzira. Noneho ngo asangayo umugabo wagiye muri gereza mbere y'uko perezida uriho wa Uganda yima ku ngoma cyangwa afata ubutegetsi. Ni ukuvuga ngo uwo mugabo amaze imyaka irenga 30 muri gereza. Noneho barimo baganira, aramubaza se byagenze bite? Aramubwira ngo wabonye kiriya giti kiri mu mbuga? Undi ati nakibonye. Undi ati kiriya giti umunsi nza muri gereza ni nge wagiteye. Ni ukuvuga ngo imyaka gifite niyo mfite muri gereza. Aramubaza none se byagenze bite? Aramubwira ngo umunsi umwe yaratashye, yari afite umugore we yakundaga. Ngo umunsi umwe arata asanga umugore arimo aramuca inyuma, ari kumwe n'undi mugabo baryamye bamwikanze. Umugore aza kujijisha umugabo, ariko umugabo yari yamaze kumenya what's going on. Agize ngo ahangane na wa mugabo wamwinjiriye mu rugo rwe, uyu mugabo umugore yitambika umugabo we. Noneho wa mugabo abona gapu ariruka. Yirutse umugabo afata umugore we, arakubita umugore, amubwira ati mbabarira sinzongera shwida. Umugabo arakubita kugeza umugore ashizemo umwuka. Amaze gushiramo umwuka nibwo yavuze ati ariko umuntu nakubitaga ko atakivuga. Agiye kureba asanga umugore yashizemo umwuka. So abari aho barahuruza, inzego z'umutekano ziraza zifata uwo mugabo baramujyana bamushyira muri gereza. Na bugingo n'ubu aracyari muri gereza. Ariko yaravuze ngo kumenya ko Imana nayo ihana kandi yihanukiriye. Yaravuze ngo aba muri gereza atagira dosiye. Ngo nta dosiye imwanditseho, niyo barebye babura dosiye, baramufashe gusa bamunagayo. Noneho no muri cyagiye habaho imbabazi za perezida, ntajya agira n'amahirwe y'umunsi wa rimwe yuko yabona imbabazi za perezida. Avuga ati abantu bose bari muri gereza nibasohoke. Wiyo bamugeze baramuga ati we nta dosiye yawe turacyayitegereje. Bakamusubizayo. Amaze imyaka 30.
ariko mu by'ukuri iyo aza kumva akababarira wa mugore we, iyo myaka yari kuyimara muri gereza. Bagabo bene data, mushyire ubwenge ku gihe. Niba mubona kubaka byanze, nimutane mugende mugabane iyo mitungo. Ibi birakabije, muyigabane 50%, buri muntu wese atwara ibye, mumenye uburyo mushobora kurera abana banyu. Niba ushobora kongera ashaka, Imana izabigufashemo ushake, kuko Bibiliya yatubwiye ngo umuntu ntaba akirimbata kuri mwene se, ababohowe. Ntago tuzategereza ko yapfuye. Hari n'abantu rega kubera bwa bujiji Sandrine ahitamo kwica mwene umupatana wiwe, umugore we, kugira ngo azabone uburyo bwo gushaka undi. Ashobora kutamutema, abantu birirwa barogana, akamuroga kugira ngo apfe nibura abone uburyo bwo gushaka undi. Ntago ari byo, ibyo bintu si byo. Ngira ngo abantu babazaga ku cya divorce ndabashubije kandi neza. Reka dusoze. Utanze inama nziza cyane, urahuguye. Hari igihe abagabo bakora ikiganiro ukumva arabogamye ku ruhande, ariko nawe uri kwibaza ati byagenze bite mu bagabo, dufite ikihe kibazo, nawe utikuyemo. Ndetse n'inama nziza cyane muri rusange, abadashobokanyaho kwicana, mwitera abana ibikomere, niba utandukanye mwitera abana ibikomere. Ni inama nziza. Aba bana baraza kwandagara mu mihanda batagifite ubafasha. Niba wishe tuvuge wishe umugore wawe, aba bana bazajya kwa nyogokuru wawe se? Bazajya iwanyu babarere? Aba bana se kwa nyina ubabyara wamaze kwica bo bazabakira bate? Ni imbuto yawe, bazajya bumva ko nabo bazakura bakabica. Urabyumva? Kuko nibyo babonye, nibyo mweretse abana. Mureke kwica abana b'igihugu, mureke aho bawishe generation izakurikiraho Sandrine. Wenda n'ikindi kintu nasaba, iki ndagisaba inzego z'ibanze, nk'uko mu midugudu habamo umujyanama w'ubuzima. Ndizera ko buri mudugudu wose ugira umujyanama w'ubuzima muri gahunda ya nyakubahwa perezida wacu yashyizeho yo kugira ngo ubuvuzi bwegera abaturage. Mwabajyanama mwe ngiye kubongera izindi nshingano kandi mbibasaba. Mugire n'igihe mufata umwanya mujye mujya muri zango mubereye abajyanama b'ubuzima, mujye no kujya inama atari uko abaturage barwaye. Mwegera abaturage, mubagira inama, mubabaze amakimbirane bafitanye, muyamenye. Ejo niba nahuruza mumenye aho muhera. Icyo kintu ndumva cyaba ari ikintu cy'ingenzi Sandrine. Aba bajyanama b'ubuzima nibabe n'abajyanama b'ubuzima buzira indwara, ubuzima buzira kwicana, basanga abaturage. Ureke kujya kwa Peter kuko bakubwiye ko Peter arwaye, uje kumuha imiti yibanze ngo agere kuri centre de santé. Ahubwo ujye no kwa Peter umuganirize, Peter muraho, mumeze mute, ese nta kibazo, nta makimbirane, mubanye neza. Mubagisha inama, mubagira inama, bizatuma izi mpfu zigabanuka. Otherwise bitabaye ibyo ngo leta ifata ingamba, amatorero afata ingamba, abaturage muri quartier bafata ingamba, ibi bintu byazaba too much. Nshimira abaturage bo muri Kigoma aho ngaho aho Isa yiciye umuntu, bagize uruhare rukomeye rwo gutabara. Ndabashimira, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kuko mwatabaye. Iyo mudatabara yakabaye yakomeje nabo bandi bose akabica, kandi namwe abatabaye yakabaye yashoboraga kubica. Ariko kuko mwaziye rimwe mukerekana ko muri umuryango umwe. Burya reka nkubwire Sandrine, iyo bavuze isibo baba bavuze ingwe 10. Izo ngwe 10 mu by'ukuri ni abantu baba bameze nk'aho ari abavandimwe. Utera intambwe imwe ujya kwa runaka, uva kwa runaka ujya kwa runaka, muba mwegeranye mu buryo bushoboka. So uyu mugabo rero yashoboraga kwica abo bana bose, ariko aba bavandimwe, uyu muryango werekanye ubutwari. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Urakoze cyane ku nama zawe. Kadusenge.
Data ndagushimiye mu izina rya Yesu, icyubahiro n'ikuzo ni bibi byawe. Ndagushimiye kubw'inama n'amagambo meza avugiwe muri iki kiganiro. Ndagusabye ngo ufashe benshi kandi uha abantu kumva no gusobanukirwa, ntitube imbata z'inyuguti, ahubwo tuyoborwe n'umwuka wera, kuko umwuka azana ubugingo. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Umugisha Gasaro TV, ubaho umugisha abantu bose, kandi uha umugisha abanyarwanda muri rusange. Uduha umugisha, izina ryawe rishyirwe hejuru. Uduha amahoro, dusabye amahoro mu gihugu cyacu. Aba baturage tureke kuryana no kumarana, ahubwo duhurize hamwe kugira ngo turusheho gusingira umugisha n'igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko wabituvuzeho. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen.